narakoze ariko sinakoze ibihagije. Naricaraga nkarya gusa nta kintu natekerezaga mu mutima wanjye cy'iterambere. Ariko igihe cyaje kugera nyine papa wanyu yitaba Imana. None ubu turi mu bukene bw'igihe kirekire. Mama babara cyane nubwo turi mu bukene tuzaba ubuzima bwiza. Bo kuri iyo ngingo rero nashaka kuyivugaho. Numvaga byaba byiza dushatse ishuri rifasha aba bafite ubumuga nk'ubwana. Njye numva icyo gihe tutaba tutanagera ku ntego ziwe. Ikiza nuko twamushyira mu ishuri risanzwe nk'iry'abandi, uko nubwo ataramenya gusoma no kwandika, ariko azakenera kumenya imibare no gusoma n'ibindi. Kubwira kwigana n'abandi bana badafite ubumuga rwose sheri nubwo twaba dutumye agera ku ntego ziwe, kuko ubu ngubu icyo gihe twaba dutumye ajya hamwe n'abandi bana bafite ubumuga, bigatuma atekereza yuko yahita atekereza yuko n'ubundi abo bana bose bafite ubumuga nyine ikiza ari kumwe n'abandi, numva yuko yaba yumva ko ari umwana nk'undi ikintu cyose yabasha kugikora. Bo kugira ngo mbyiyakire muri tudusoze iki kiganiro, gusa dufate ya mbere tumushakire ishuri yahuza n'abandi bana kugira ngo bamufashe kugera ku nzozi ze. Kandi nawe ndumva ibyo uzabimfasha. Nta kibazo sheri, nanjye kandi nkora ubutumwa. Urakoze cyane mwana we. Gusa icyo nshaka urumva nawe Paul, nshaka ko muri abana bazi gukora, mugahaguruka mugakora mukikuramo ubunebwe kugira ngo ejo ibyababayeho namwe bitazababaho, sibyo? Yego mama, kandi ugomba gukora cyane. Yego sawa, murakoze cyane. Rero ngiye kureba Divine. Ngiye kumureba ku kazi, yari yambwiye ngo bibaye byiza namusanga akagira ibintu anyereka. Nta kibazo, genda natwe wasanga twamaze gukora imirimo yose. Sawa, murakoze cyane. Sawa. Amakuru rero mfite ku mwana, sigaye mbona afata utuntu tw'udutabo ashaka gusoma, agafata ikaramu nkabona kwandika. Biriya bintu byaba ari ibiki? Sinzi igenge mbona ntazi. Buriya byaba ari ibiki? Buriya umuntu ufite ubumuga yabasha kujya kwiga? Gusa ukabona ibyo hari akamaro byamufasha, ngo hari umumaro byazana nk'umwana ufite ubumuga. Njye mbona bikunda pe, mbona bikunda. Iyo yihunze hariya mu cyumba mbona afata ibintu by'ibitabo ari gushaka akinisha utuntu twinuza two kwandika. None numva twakora iki? Numva twamushakira ishuri nimba ribaho ry'abana bafite ubumuga. Tugasohora ingingo y'imari tugashakira ishuri umwana ufite ubumuga. Yego. Ukabona aho byamugeza ejo he hazaza. Numva twagerageza tukamufasha kugira ngo tumwereke ko nawe yabasha gukora buri kintu cyose. Sheri, aho twamubabaje twageze igihe twamubabaje cyahagije, tumutoteza twarananiwe kwiyakira. Birakwiye rero ko twamufasha kugira nawe yibonemo ko hari akamaro afite kuri icyo yabasha gukora. Ejo umwana atazakura akadufata nk'ababyeyi gito. Reka twiyakire, ibyo ndabyumvise, tumushakire ishuri ryiza
bizamufasha mu iterambere ryiwe kandi bikamugeza no ku nzozi ze zose niba uzibona zihari natwe turabikora nk'ababyeyi. Sheri nibyo kuri biriya arongeye nibyo dufatanye tumushyigikire kugira ngo nawe agire icyizere cy'uko ashobora gukora ibintu byose. Ana mwana wanjye rero ndagushimira ko ukomeza kwihangana kandi uzaba umuhanga uzagera kuri byinshi. Mama ndifuza cyane kwiga ariko gusoma no kwandika birwanya. Ibyo mfite mu mutima wanjye ni byinshi nshaka kubyerekana. Mwana wanjye turagukunda cyane kandi turagushyigikiye uzagera kuri byinshi byiza. Rero mu minsi iri imbere tuba abantu bashoboye kandi bakora ibintu bikomeye. Nanjye nibyo mba nifuza rero niyo mpamvu tugomba kwitwararika kugira ejo tugakora ibintu bikwiye kugira ejo hacu hazabe heza cyane. Twirinde ikintu cyose cyatuma tutagera ku ntego zacu. N'ikihe? Na bimwe abantu bakora byo kutumwanya ku mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga ni mbi? Oya sinshatse kuvuga ko ari mbi. Imbuga nkoranyambaga ziba mbi bitewe n'uko twazikoresha. Twazikoresha gute kugira zibe nziza? Kuko nazo iyo tuzikoresheje nabi ari iyindi mico tuhigira kandi iyo mico niyo mibi. Nk'ihere? Reka nkwereke ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga higiye imico mibi, ugata ishuri, ugatwara inda zitateguwe ndetse haba n'ibindi bintu byinshi byatuma tutagera ku ntego zacu. Amakuru ni meza. Umva rero ngufite inkuru nziza. Navuganye n'abayobozi b'ibitaro bambwiye ko bashaka umukozi ukora amasuku kandi nababwiye ko uri umuntu mwiza wizewe kandi w'ingenzi. Cyubwiye ni ukuri pe cyangwa ndi kwihuta. Ntabwo bishoboka. Yego byashobotse. Numva ahubwo mubwire iki uzajya ukora mu gitondo 2:00 kugeza 11:00 ubundi usinye ko wakoze. Umva kwenge mubwire n'andi makuru meza yabaye rero. Betty Imana usinye mu gitangaza. Ubu ni ukuvuga ngo bazajya bakwishyurira siyansi utunga abana bawe babasha kwiga kandi ikindi babasha no kwiga. Mana ndagushima. Uri inshuti nziza. Ni ukuri uri inshuti nziza cyane. Ntabwo nabona uko mbikubwira. Urakoze cyane. Nawe karibe cyane. Ugasanga intego zose wari ufite zirashize. Ariko uzi ko muri iriya minsi nanjye nari ndi kujya ku mbuga ku rubuga nkahamara igice cy'umunsi cyose kuko irana n'ikintu muzi. Aho rero ni handi uzajya ugasanga ya mico mibi navugaga urayihakuye kandi ntizangaruka ibibazo uzabigira. Akazi ubundi wowe ko ndi kubona sinzi ko no kuvuga arahira warahindutse cyane ahera kudagasomye. Ntabwo ubibona. Uradushaka imbanamba. Nambaraga neza.
reba udushaka mba namba jaga wahindutse wenda ku myambarire ukambara neza ariko n'ubundi nandi kubona ko ari wahindura imyambarire ahandi utarahindutse ni ukuri ko n'abajyasinze ubu meze neza pe aho mindi imyitwarire ibintu byagenze neza ubu ndaho ndashima Imana yewe Imana ishimwe simumva ko wahindutse ku kantu niyo mpamvu rero urubyiruko tugomba guhora twitwararika kugira ejo hacu hatazangirika cyane tugakora cyane nibyo ngomba kukubwira kuriya imbuga nkoranyambaga tuzikoreshe ariko tuzikoreshe neza no kuzikoresha nabi kuko nituzikoresha nabi bizarangira Betty reka ibyo uri gucamo ndabyumva cyane kuko nanjye ureba aha ngaha mba mfite ibibazo byanjye abantu batazi kubera ko ariko hari igihe kimwe nzicara tukaganira nkabikubwira muri make guteze amatwi TV duherutse guhura gutekerezaho cyane numva hari ibintu byinshi nshaka kukubaza uri mukuru uribana nibaza niba Betty ibyo ushaka kuvuga nabyumvise ubu ndeba mporana agahinda kubera ko mbana n'umwana umwe wanjye w'umukobwa ariko uwo mwana ikimbabaza yabyariye mu rugo ndakumva TV Betty karame TV ntabwo nzi ahantu nahera mbikubwira kubera ko uwo mwana naramwirukanye ubu ntabwo nzi aho aherereye bivuze ngo yajyanye n'umwana we TV iyi si yuzuye ibibazo by'urudaca urarira uba uririye nawe ugasanga afite ibibazo biruta ibyawe ariko ndumva tugomba kumusura Imana nakunde TV ya TV urakoze cyane kubw'akazi undangiye ubwo ndumva ejo ngomba kuza kugatangira kandi rwose ndagushimiye ni ukuri nongera bisubire muri inshuti nziza nakoze gushimira Imana iguhamugisha byinshi kandi kureba abana babwira inkuru nziza ngiye sawa urakoze cyane nibyo yari mu by'ukuri hari ibintu bishobora kudukurura bigatuma tuva mu nzira nziza rangwa mu minsi ishize namaraga amasaha menshi ndi kuri ziriya mbuga nkoranyambaga nta kintu nkora gifatika nanjye nabonye ko bimwe mu bintu bikoreshwa na bagenzi bacu bitwara umwanya kandi nabi rimwe na rimwe tubikoresha nabi bikadindiza iterambere nibyo yari tugomba kwitwararika neza tugakoresha igihe cyacu neza kugira ngo ejo hacu hazabe heza cyane ibyiza tugomba gukora byinshi kandi byiza ahazaza hacu biradutegereje kandi nk'uko dukundana tuzagera kure dushyira hamwe